ngiye kubaha ikaze to the best YouTube channel in Rwanda in the name of Jesus Christ. Welcome to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. Uyu munsi mbazaniye umushyitsi. Uyu muntu ntabwo ari mushyashya ahangaha. Ariko mureke tumwakire abakunzi ba Sandrine, abakunzi b'iyi YouTube channel. Nawe babwiye ko nimba uri gushaka uburyo ukura mu buryo bw'umwuka, umubiri ndetse no mu bwenge, iyi niyo YouTube channel yawe. Faustin, urakaza neza. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro cy'ubushize abantu baragikunze, nabonye feedback y'abantu ewana. Abantu benshi baranyandikiye bambwira bati wow. Niyo mpamvu nakugaruye. Tugomba kuganira ku ijambo ry'Imana Nani mpamvu. Now, wakoze uri umudive. Njyewe nakuze ndumwadeperi. Ikintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi ni uburyo abantu tubonamo Satani cyangwa se tumufatamo. Hari ukuntu twebwe twakuze dusirimba tukajya mu mwuka tugasenga ngo Satani turamukandagiye tumutwike tumusenye kandagira shwanya guzatwika. Ariko noneho ugasanga turacyagira amadayimoni ngo yazanywe na Satani, turacyagwa mu byaha, turukana imyuka mibi, turacyakora ibyaha ni Satani wadushutse. Mbese hari ukuntu abantu dufata Satani mu buryo ngiye mbona ko tumworoshye, burimo ubujiji. Yes. Nta nubwo ari ukumworoshya, ni uburyo burimo ubujiji kubera ko utamuzi unamutinya, wihagarara imbere y'ibintu. None se wavuga ngo ukandagiye umuntu ugiye kumwicisha akarenge bukajya kabara ngo abuvuze ngo siwe subinteye kandi ngo ari ubiguti. It doesn't make sense. None se ahubwo uwo muntu ubasha kugushuka ugakora ibintu udashaka, yego umukandagiza gute akaguru? Hari uburyo nanone twizera ko ngo Yesu yamutsinze ngakamwambura imfunguzo z'ikuzimu, ariyo mpamvu twizera ko nyine dushaka kumutsinda tukamutwika tukamukandagiye tukamubyinaho, ariko akongera akagaruka nyine akagucumuza. Ese yamutsinze mu bijyanye no kumukandagira byageza kubikurimbura ukabe. Actually iyo uvuze icyo kintu ngo ese ngo Yesu yamutsinze mu bijyanye no kumukandagira, bintera ubwoba. Ibaze ko kugira ngo Yesu atsinde Satani byamusabye kwapfa. I know, right? Ako kazi kose byamusabye ko Imana yohereza umwana wayo akaza akababarizwa mu isi, bakarinda bamukubita bakamucira, bakamwambika ikamba ry'amahwa, bakamubamba imisumari, bakamutera icumu mu rubavu, byose kugira ngo ajye kurwana na Satani. Tekereza ko Satani ari kimwe cyoroshye? Ntabwo cyoroshye nyine, ni mugenzi wacu se, ntabwo ari mugenzi wacu. Icyo navuga ni kimwe, nuko abantu ntabwo tuzi Satani nkuko tutazi Imana. Ukuntu bimeze abantu, ikibazo dufite ntabwo dusobanukiwe neza Satani. Kubera iki? Ni kimwe nyine nuko tudasobanukiwe n'Imana. Twe turi abantu b'umubiri, Imana ni ikinyamwuka na Satani ni ikinyamwuka. Ni gute se ukandagirira umuntu mu bwami bwe? Umwami umukandagira mu bwami bwe gute? Wow, nibyo koko ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani ni umwami w'isi. None wari mu bwami bwe aho utwarwa nawe. Hello, wake up. Reka bingaruye ku ngingo y'itangiriro. Hari igihe nkibaza se Satani yari afite ubushobozi bungana iki bwamuteye kumva yahangara Imana akayirwanya akajya gushuka umuntu yaremye ku buryo anigumura bakarinda? Ese undi kuki atasabye imbabazi? Gasaba imbabazi kandi ataremeraga icyaha we yemeraga ko yakoze, yumvaga yateshejwe icyubahiro. Bivuga ngo n'ubundi yari yubashywe. Yes, Satani yari akomeye. Birivuga ko yari ayoboye ngo niba n'ubundi yamanukanye muri cya gatatu cy'ingabo, yazimanukanye se ku ngufu. Ofete Satani yakoze kudeta. I'm joking. Yakoze kudeta. Yagerageje gukora kudeta irapfa. Ariko umuntu ukora kudeta ntabwo ari umuntu baworoshye. Ntabwo ari umuntu baworoshye, nuko bazi ubwami bwose. Nose kugira ngo Satani ajye gushwana avuga ngo ni gute ngo njyewe ngo mutegura ngo mugategura n'amagakiza agiye mutanshizemo. Nuko yari supposed to be in. Nukuvuga ngo yari afite imbaraga ko nta bikorwa nimwe bigomba gutegurwa atagize gute atabigize mu none se ubwo muntu yari umuswa. People laugh at it and understand. Ntago abantu bazi imbaraga Satani yari afite mbere yuko ava mu ijuru. Satani yari yarabaye promoted.
sinzi uko yaremwe nta nubwo nshaka kubimenya ariko icyo nshaka kubumvisha ni uko satani yari afite a certain power zimuha ubushobozi bwo kumva ko yaba imugishwa nama n'Imana. noneho abantu baravuga ngo yirukanwe mu ijuru ngo kubera ubwibone, bakavuga ngo mwirinde ubwibone, twe niko batwigishaga mu barokore ngo mwirinde ubwibone. Ariko reka nkubwire, ubwibone satani yagize ni ubuhe? ahubwo ni ibintu, ni authority n'ubundi yari afite, ni authority yari afite ubushobozi. Ikibazo yagize, yumvise nta kintu na kimwe Imana yagaplaninze atagifitemo hanze. ubu ni ukuvuga ngo yari isanzwe ikora ibintu yabigizemo uruhare. Satani Luciferi, okay, reka tumwite Luciferi yari afite ukuntu nyine afite inshingano. Izo nshingano akurikije urwego yari agezeho, yumvaga nta kintu na kimwe Imana yakora itagize gute, itamubajije. Icyo bivuze ni nko kuvuga ngo Imana nyirusha ubwenge. cyatujya ku muntu ugisha inama ni ahantu uba wumva byakuyobeye, ukumva uwo muntu igitekerezo kiri bumuveho kirabasha kukuviramo igisubizo. na perezida agira abajyanama benshi. Yes, mu kinyarwanda bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ngo satani yumvaga batagisha Yesu inama cyangwa bagisha umwuka wera inama. Ni ngo ashaka kuba yaranabakuriye bose. Ntago mbizi ariko niko yiyumvaga. Ko ntabwo yabyumvaga adafite iyo capacity. Urumva hari ibintu ntabwo kadogo yapfa kwibyiza. Kuzana umukozi wo mu rugo ukamuzana mugakorana neza ukagira aho ngaho ugatangira kumufata nk'umwana mu rugo, nawe ntabwo ushobora kubiyoberwa kumufata nk'umwana mu rugo. Igihe kiragera rero gishobora kugera kubera ubwenge buke agatangira kumva ko ashobora kuba yaba favored, yagirirwa ibyiza biruta iby'abana bavutse muri urwo rugo. Make sense. Wabyumvise? Ariko se by the time Satani amanukana n'icya gatatu cy'abamarayika, uri kumva abantu bumvaga politike. Yes, yari yubashywe kandi nta muntu ujya ukora kudeta umunsi umwe just like that. Yes, ntabwo uwo mutima yari awumaranye igihe yo kwishyira rero ati Imana si umundi ndusha iki, nanjye iri juru rivuyemo nariyobora. The point ni uko Satani afite imbaraga zirenze izo dutekereza. Turinjije kuri Satani n'Imana. Ntabwo niba Satani yaratinyutse kubona ko we n'Imana hari ukuntu bajya ku isahani imwe, hari ukuntu bakwicara ku meza amwe, ni nko kuvuga ngo nta kimana yakora njye ntakora. Urabona ko yanamanejinze gushuka umuntu yaremye, hanyuma umuntu agatinyuka avuga ngo ndagakandagiye ndagatwitse yalala kandi ngo ari we mutware w'isi kandi uri muri reka mubwire kutamenya ni bibi, kubaza nibyo byonyine bitera kumenya. Bibiliya iravuga ngo Satani, Bibiliya iravuga ngo Satani ni umutware w'isi, yahawe ubutware bw'isi. Satani ntiyigeze agerageresha Yesu urushyi cyangwa ngo amubwire ibindi bintu. Satani buriya Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Kwizera kuzanwa no kumva. Bamwe bumva ijambo rya Satani, abandi bakumva ijambo ry'Imana, kandi yose murayizera. Yes. Rero umuntu wibeshya ngo nyego Satani ndamutsindisha ngo amasengesho se ni ryari yakemuye ibibazo. N'Imana ubyumve neza ntabwo isubiza amasengesho, Imana isubiza kwizera kwawe. Have a point. Yes. Imana ntabwo isubiza amasengesho, isubiza kwizera ufite. Ushobora gusengera ibintu binini utaba ubyizeye ntibibi. Waba wizeye ko ikintu gishobora kubaho ari gitoya kikabaho, cyangwa wizeye ikintu ko ari kinini kikabaho utanasenze. Ntabwo Imana isubije amasengesho. Cyakoze amasengesho yabangana nko kwizera kwawe byaba ari byiza cyane. Kuko umuntu utasenze Imana iramusubiza, kandi Imana ntabwo ishobora gupfa kuguha ikintu udashaka udakeneye. Rero buriya hari ibintu abantu batazi. Ntago Satani ashukisha abantu ibintu by'ibinyoma nk'uko abantu babitekereza. Satani azi ijambo ry'Imana kuruta uko twebwe turizi. Anayizi kurusha uko twe tuyizi. Azi n'Imana kuruta uko twe tuyizi kuko yabanye nayo imyaka ntazi. Yes, true. Yanakoranye nayo. Uyu munsi baracyabana, none se ntabwo mva ngo Imana ngo yagiye ngo gutembera ngo mu ijuru ngo ibwira Imana ngo Yobu ngo wamubonye ngo bazane ngo uyu munsi bagifitanye ka relationship.
biriya bintu byabo ni politike mw'abantu. Politike. Tujye dutuza, politike yo mu isi tujye no mu ijuru dutuza tugashaka kwinjira mu bintu tutazi cyangwa tudakeneye bitari ngombwa ko tubimenya. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko ukuntu Satani yoheje abantu yababwiye ijambo ry'Imana. yakoresheje ijambo na Adamu na Eva. Wow. Yabashukishije facts. Kuko yarababwiye ngo Imana yarababwiye ngo ntimuzarye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, umunsi mwakiriyeho muzapfa. Satani waraza arababwira ngo umunsi mwakiriyeho ntabwo muzapfa, amaso yanyu azahweza mumere nk'Imana. Mu gice cya 3 murongo ntibuka haravuga ngo dore none umuntu abaye nk'imwe muri twe ku bijyanye no kumenya iki ikibi n'icyiza. kandi n'Imana yabyivugiye. Iyo ari karakterisitike y'Imana. Kubera ko Imana ikunda icyubahiro cyayo, kubera ko Imana ikunda kubahwa, kubera ko Imana igomba kuba ibyo ifite twe tudakwiriye kuba tubifite kugira ngo tube turi abantu badipendinga kuri yo. Ntabwo ari ubundi bugome, ntabwo ari ukubera kudutegeka igitugu, ahubwo no kugira ngo ibashe kuduproteje. buretse unyibukije umupasiteri wigeze kwigisha ikintu kimeze nk'ikivuze. Aravuga ngo ko Imana yabwiye Adamu na Eva ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Bamaze kukirya barapfuye cyangwa ntabwo bapfuye? Sure barapfuye. Physically ntabwo bapfuye. Muri ako kanya ari Imana na Satani ninde wari uri mukuri? Ariko na physically barapfuye. Satani. Uye. Ariko Imana yari iri mukuri kubera iki? Kuko umuntu yararemwe mu bintu bibiri. Umuntu bibiri iravuga ngo nuko Imana iri mu muntu imubumbabumba mu mukungugu wo hasi, irangije imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Iyo usomye muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63 haravuga ngo katuhasome. Yohana igice cya 6 umurongo igice cya 6 umurongo wa 33 haravuga ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yes. Umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Imana imaze kubumbabumba kiriya cyondo byari umubiri koze, sibyo? Umubiri wawe se wari umuntu? Imana imaze kumuhumekeramo umwuka wayo nibwo umuntu yabaye umuntu. Ariko se iyi Bibiliya tubwiye ko umwuka ari iki? Umwuka niwo bugingo. Hanyuma umwuka ni iki? Ni ijambo. Amagambo mbabwiye niyo mwuka ya. Amagambo mbabwiye niyo mwuka, ni nabwo bugingo. Ijambo. Ijambo Imana yabwiye Adamu na Eva. Ntimuzagire gute? Ntimuzakirye. Kuko umunsi mwakiriyeho muzapfa. Gukomeza iryo jambo mu mitima yabo, gukomeza iryo jambo mu bwonko bwabo, kurigumana ntibarirekure, nibyo byari bibabeshejeho. Niwo wa mwuka w'Imana bagiraga gute? Bari bafite. Umwuka w'Imana bari bafite. Ko bari bafite ijambo ry'Imana ry'ubugingo ribazana ubugingo. Ko niyo umuntu akubwiye ngo ntumwe kuri aya mazi arimo uburozi niyo ngurapfa. Ikikurinda ni ikintu cyose ni ijambo. Nuvuga ngo ijambo nicyo kibazo nicyo gisubizo. Yego. None niyo umuntu akubwiye ngo Sandrine ntumwe kuri aya mazi arimo uburozi, ikikurinda ni iki? Ni rya jambo nabwiwe. No gukomeza mu mutwe wawe, ukomeza uryibuka kurigumana. Sindi bunyweho harimo uburozi. Hanyuma iryo jambo rirenze ukarikerensa ukarijugunya inyuma y'amatwi yawe, riba rikiri muri wowe. Rica mu gutwi. Munyarwanda aravuga ngo rica mu gutwi rigahinguka mu kundi. Riciye mu gutwi rigahinguka mu kundi rigumamo. Hazamo iki? Hazamo ikindi gitekerezo. Nta burozi burimo, reka ninywe. Yego. Ni ukuvuga ngo rya jambo uritesheje agaciro, riciye mu gutwi risohokeye mu kundi, ntabwo rigumye mu mutima wawe, ntabwo ryinjiyemo, ntabwo riprocesinze mu bwonko. None se niyo mpamvu Imana yabavumye ikabirukana muri Edeni, ni uko bari bataye ijambo ryayo. Oya, buretse utaragera wambajije ngo barapfuye cyane bapfuye. Bapfuye. Icyo ngisubiza. Noneho barangije bamaze kwakira rya jambo, mu gihe bari barigumanye, Satani ataraza, bari bariho. Mvuga ngo bari bafite iki? Kuko ni ryo bugingo. Ni nawo mwuka. Bari bagifite iki? Ubugingo n'umwuka. Ubugingo n'umwuka. Hanyuma Satani araza azana irindi iki? Irindi jambo.
hanyuma bigenda gute? Rya jambo bari bafite mbere bararisohora, bakira irindi jambo. Ijambo risohotse yasohotse iki? umwuka n'ubugingo. Ubwo wa muntu asigaranye ari iki? Sawa nyine, asigara ari igikankara, asigara ari umubiri. Umubiri ntacyo umaze, umwuka ni utanga ubugingo. Amagambo mbabwiye niyo mwuka nibwo bugingo. Amagambo mbabwiye niyo mwuka nibwo bugingo. Umuntu amaze gukora icya, umuntu amaze kwakira rya jambo rya Satani, iry'Imana ryaragiye, umwuka w'Imana yaragiye, ubugingo bwaragiye. Noneho haje irindi jambo ari ikindi kintu. Iryo jambo rya Satani niryo yakiriye. Ijambo rya Satani rizana iki? Kurimbuka. Wait. Dusubira ku ijambo riri muri hano rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo yari Imana, ngo kandi jambo yahozeho, ngo kandi niwe Imana, ngo kandi ngo niwe wakoze. Yego, ijambo niryo bugingo. None ubwo ijambo ni Imana? Yego, uvuga ngo abantu bari bafite Kristo muri bo, Kristo bamurambika hasi. Ushaka kuvuga yuko Kristo yahozeho no mwitangire? None se biriya ntiyego bivuga ngo yari ariho, ngo isi itararemwe yari ariho? Ni njye wabivuze si? Ijambo, umwuka n'ubugingo biragendana. N'ijambo no kurimbuka n'urupfu biragendana. Icyangombwa ni ijambo winjisobanuye neza. None se ugushatse kuvuga ko icyaha atari ukurya ku rubuto, nk'uko wavuze ngo kunywa amazi ngo arimo uburozi ntabwo ari cyo kibazo? Icyaha ni ukurekura ijambo, ni uko utizera ijambo rizana ubugingo ukakira ijambo rizana urupfu. Kuko icyaha kizana urupfu, sibyo? Niko mu Baroma igice cya 5:17. Icyaha kizana urupfu, nicyo cyazanye urupfu. Urupfu rwazanywe n'ibyaha. Wangu ware ku ijambo rizana ubugingo, wakira ijambo rizana urupfu. Nuko twapfuye. None ko bakomeje. Umwuka uvuyeho hasigaye iki? Igikankara. Kuri Satani uravutse. Satani arakubyaye. Nuko Yesu yavuze ngo nukomoka kuri sonde. So Satani. Ngo Baroma 8:44. Uyu mugore ndamwirukana kuri YouTube cyari byanyu byanditse wa mugore. Yohana 8:44 haravuga ngo nuko. Katubirebe. Ibintu byo kutujijisha ntabwo byavamo. 8:44. Dukomoka kuri inde? Kuri so Satani. Na Yohana yarabivuze ngo yego mwabana b'inciramwe ninde wababuriye. Ntabwo turi abana umuntu wese umunyabyaha wese ntabwo ari umwana w'Imana. Mukomoka kuri so Satani kandi byose ararikira n'ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Iryo somo risobanura neza uburyo umuntu wavutse nyuma yuko Adamu akora icyaha wese ari mu gihugu kirimbukiro. Njye ntabwo navutse kuri papa Satani. Sawa nyine. Wabanje kumuvukaho Sandrine. Wow. Niyo original. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo umuntu utaravuka ubwa kangahe. Noneho baratwadobuta. Na adoption. Bibiliya ivuga ngo tubyarwa n'ijambo nanone. Tubyarwa n'ijambo. Kuko ijambo niryo rikugarurira bwa bugingo muri wowe. Kure kuri ijambo rya Satani rikubwira ko uri umunyabyaha uzarimbuka. Ukakira ijambo rivuga ati kumbe bya byaha byawe. Burya nyuma y'uko ucumuye hari inzira Imana yaguciriye kugira ngo igukize. Ibyo rizana ubugingo. None uvuga ngo nyuma y'ijambo rya Satani hari irindi noneho Imana yateguye. Yego. Kuko Imana imaze kurema umuntu agacumura, umwuka wayo akawusubiraho. Rero avuga umwuka w'Imana azayisubiraho kuko ariho yavuye. Umuntu yapfuye umwuka wayo usubira kuri. Ni ikimenyetso cy'uko byagenze. N'ubundi ijambo ryasubiye kuri nyiraryo. Hanyuma umuntu yakira irindi jambo kuva umunsi yatangiye kuba kubw'iryo jambo. Ariko Imana ntabwo yari aho ngaho. Ufite twe tubaye nk'abantu bafashwe bugwate. Twese tujya kuba imbata za Satani, imbata z'icyaha. Ibyo rero nibyo byatumye Imana igira ite iza guca inzira yo kugira ngo umuntu yongere ave kuri bwa bata bwa Satani. Reka tugaruke kuri cya kintu cyacu cyo gutwika gukongora kugira gute. Satani ntagatsindishwa amasengesho. Satani ntagatsindishwa iterabwoba.
kuko uzarebe n'igihe cyose iyo umaze kumwirukana ukora ibintu ukavuga ngo niwe umaze kubigutera. Njye ndeba mu nsengero uko basenga batangiye, Uwiteka Mwami turagushimye, turakwinze ngo uturinde, ubane natwe, uturinde imyuka mibi ya Satani, turayirukanye mu izina rya Yesu. Bose bakavugira rimwe ngo mu izina rya Yesu. Undi mwana umuntu ubwo asenya amateraniro baririmbye bakajya bakaririmba, undi subiye nawe akajya izina rya Yesu twirukanye imyuka mibi ya Satani, turamutwitse turamukongoye. Mu kandi kanya bajya gusengera amaturo bagatwika Satani ariko ubundi Satani uwo ntavaho. Baba atavaho nuko Satani atirukanwa n'amagambo, kandi mujye menya ko Satani nyine hari ikintu uvuze, hari ikintu uvuze ngo twafashwe bugwate. Wagira ngo we've been kidnapped. Yes, we've been kidnapped. Ngo Satani n'ibyo dukora byose, n'ibyo abantu bagerageza gukora byose, abantu bataravuka ubwa kabiri cyabibeshye ko bavutse ubwa kabiri ko bakaba bagize ko ari abanyabyaha. Abo bantu n'umundi imirimo yose tugerageza gukora ni nk'uko waba uri umuturage w'u Rwanda waravukiye mu Rwanda, nationality yawe ari Inyarwanda nta n'indi nationality ufite, bavuga uti ngende umunyamerika ngiye kujya nubahiriza amategeko yo muri Amerika, ukagerageza kwitwararika neza, ukagerageza ko umunyamerika mwiza, ukagira one dream, American one dream, ukazubahiriza n'iki byose, ukagendera ku mabwiriza, ukajya ugira ngo Trump azakumenya cyangwa amategeko, nukora icyaha hano uzanegerwa n'amategeko y'u Rwanda nako yo muri Amerika, cyane nuramuka uhemukiwe hano uzajya kurega muri Amerika. Bibaho se? none ari kuvuga ko turi mu bundi butware ariko tugerageza kubaho nk'abari mu bundi bwami. Hariho ubwami bubiri, ubwami bwa Satani aribwo bwami burimo icyaha, aribwo bwami abantu bafungiwemo bari mu bata bw'icyaha. Hakaba n'ubwami bwo mu ijuru aribwo bwami bw'ubugingo, aribwo bwami bw'umudendezo. Abantu rero bazi ngo ko bazi ko Imana ngo iriho, ngo yaturemye, ngo parara, bakagira ngo bari mu bwami bw'Imana, kandi mu bwami bw'Imana nta munyabyaha ukandagirayo. Umuntu wese uzi ko ari umunyabyaha wese mu bwami bwa Satani. Twarakidnappinzwe, ni muri ubwo buryo nshaka kubyumvamo neza. Twarashimuswe, tumaze kurekura ijambo duhabwa irindi, kandi turafungiranye. Usara mu bwa kidnapped akaba ari ahantu yisanzuye nyine ari busohoka uko yibona akabika. Uretse gato none se nizo mfunguzo Yesu yaje gutwara. Sandrine, you have to read the Bible, my dear. Ukuntu byagenze nyine twari dufungiranye. Yesu araza bararwana. Yego, ko Satani ikintu cyonyine yari afite kiri butume tuva muri ibyo. Satani arakomeye ku buryo Yesu afite no kurwana nawe. None intambara yarabaye nuko tutanabizi. Reka nkubaze. Ingome ku ngumi. Oya reka nkubaze. None turi kumukandagira n'utugabo. Kandagira turege tutakandagira nino rya Satani. Mwarasaze. Kandagira mukandagira ibiki. Umva nkubwira ikintu kimwe ugomba byasabye Yesu karwana we. Nago ari intambara yoroshye, ko byasabye ko umwana w'Imana w'ikinege amanuka kaza hano. Satani arakomeye. Kuki Imana itavuze ngo ndabababariye ngo Satani subiza abantu banje? Ngo biba ari ibintu byoroshye. Ari Imana y'igitugu, ni Imana ikomeza ijambo ryayo. Ni Imana yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Kandi gupfa Bibiliya ivuze ntabwo bivuze gupfa, bivuze kurimbuka. Ibihembo by'ibyaha ni ukurimbuka. Kwa Satani wari urupfu. Ukuvuga ngo umuntu wese witwa umunyabyaha aba agomba kujya kwa Satani mu rupfu. Urumva? Rero ukuntu biba bimeze, kugira ngo kurwe muri urwo rupfu, kugira ngo kurwe muri uko kurimbuka, nuko hagomba kubaho ko Imana yubahiriza ijambo ryayo, uwo muntu agapfa. Noneho ibintu bikombwira ni byinshi, imva amabwe none nanjye munsi ndi kwigana namwe. Uri kumva uyu muntu uri pasiteri uri iki cy'ubusanga? Kira kimwe ndi mu evangelist. Ibyo rakabara ari impaye. Ndashimana yagize mu evangelist irakabara ari impaye. Amen. Ibintu byo kurumva binkanze. Reka mpitemo ahubwo mbikuragiza none mbikubwire byose. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu akire ni ko agomba kubanza gupfa. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Kugira ngo ukire urupfu cyangwa ukire kurimbuka, nuko still ugomba kurimbuka. Yego. I explain. Twebwe ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kwikiza urupfu. Ariko Imana yo ifite ubushobozi bwo gushaka strategy yo kugira ngo idukure muri bwa babata cyangwa idukize urupfu. Iyo strategy yarayikoze.
ni yuko buri muntu wese yari gupfira icyaha cye, buri muntu wese agahanirwa ibyaha bye, ariko Imana ica inzira yo kuvuga ngo ifate Kristo imubareho icyaha cy'abari mu isi, kuko Satani kugira ngo abone ko icyaha cyarangiye nawe mu masezerano yagiranye n'Imana. Attention, Satani ntimenyera Imana, n'Imana ntimenyera Satani. bombi rega n'abana, kuko buri muntu wese afite ubwami ayobora. Imana, Satani ni umwami w'isi, ariko Imana ni umwami w'ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo Satani nawe nubwo ari umwami w'isi ariko ayobowe n'Imana. tuvuga ko Imana ari nka emperor, Satani ni king in the emperor. Yego. Ni nayo mpamvu mwita Imana bayita umwami w'abantu. Yego. Noneho rero Imana yakoze strategy, yagiranye amasezerano. Ngiye nibyita amasezerano, ahantu byanditse simbizi nimba ari ahantu byanditse, ariko ngiye mbyita amasezerano. Imana yagiranye yiyemereye ko umuntu wese w'umunyabyaha agomba gupfa. Ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Cyangwa ni nk'ijambo ry'Imana ubwayo, cyangwa ni kwite, cyangwa ni kwite nyine. Ntabwo ujya yivuguruza, ntabwo yivuguruza, ntiyibagirwa, ntiyibeshye, nta nubwo ibeshya. Kubw'iyo mpamvu rero Imana yarebye umuntu ngo Satani amutwaye mu butware bw'urupfu, kandi Imana muri plan zayo ntabwo yari yamuremeye kurimbuka, kameme ntabwo yari yamuremeye gusufuringa, kandi umuntu nta bushobozi yaremanywe bwo kwikiza urupfu. Niyo mpamvu Imana yaciye inzira yo kugira ngo yishyure Satani ikiguzi twe twariko, kugira ngo Satani ibone ko icyaha kirangiye nuko amaraso yanjye ngiye wagikoze ameneka, cyangwa ngiye kibarwaho. Not icyo nakoze, icyaha kimbarwaho kigomba kwezwa cyangwa gutwikirwa, cyangwa Satani amenya ko kirangiye ari uko amaraso amenetse. Nuvuga ngo Satani arishyurwa, akishyurwa n'Imana, ari uko mpfuye. Ngiye nibwo Satani avuga ati noneho ndabyemeye ko itegeko rikurikijwe. Imana rero ifata umwana wayo imushyiraho bya byaha byacu, nabyo babyemeranywa na Satani, ko Satani yarabyemeye. Satani yemerewe iyo mikino y'ihorere. Satani yemerewe kwakira amaraso ya Yesu nk'ikiguzi cy'ababana. Nuvuga ngo afata amaraso akarekura umuntu, agafata amaraso akarekura umuntu. Yego. Oya, ntabwo ari gufata amaraso akarekura umuntu, ahubwo Imana ibona ko Satani abona ko Imana ibaye feya ari uko umuntu wakoze icyaha apfuye. Ubwo rero Imana byayisabye ko yica umuntu wari ufite ubushobozi, ko urumva nta buzima biba birimo, haba harimo kurimbuka, ariko Yesu yari afite ubugingo muri we. Satani yakiriye amaraso y'igiciro cyinshi arekura ba bantu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo baragiye bararwana, Kristo amwambura iki? Imfunguzo za hahandi twari tugize gute? Tufungiye. Ngo ikuzimu hararangaye, umuntu ushaka kuvamo wese avayo, ntabwo hagifunze, nta n'ubushobozi Satani agifite bwo kugira gute bwo kukugundira. None se kuki hari abantu bazarimbuka? Urakoze cyane. Impamvu hari abantu bazarimbuka ni uko urukuta cyangwa bariyeri cyangwa urugi rutandukanye ijuru n'irimbukiro rwakuweho, abantu bakaba batarabimenye, bagakomeza batumbiriye ko bakiri muri cya gihugu, ibibabuza gutambuka, ibyo bazi ko byari urukuta. Ni nk'uko wajya mu kindi gihugu ugasanga hariho bariyeri, noneho iyo bariyeri ugasanga nta basirikare bahari. Kubera ko usanze nta basirikare bahari, abasirikare babwiwe yuko nta mupaka ukiri hagati y'ibyo bihugu byombi, ariko ko musanzeho bariyeri nta na notisi ihari, ntimumenye yuko aho hantu mwemerewe kuhatambuka nubwo hariho bariyeri. Icyo bivuze ni iki? Ni uko ukeneye umuntu ugusobanurira ko wa mupaka cyangwa rwa rukuta rutandukanye abantu b'Imana n'abasatani rwakuweho, nta rugihari. We gukomeza kureba hano, hindukira urebe inyuma rwa rukuta, wajya gutekereza ko ruri imbere yawe, nta ruhari. Turi kuvuga urukuta rw'iki? Urukuta rw'ibyaha rwo rutandukanye abantu. Abari inyuma y'urukuta bazarimbuka, abari imbere y'urukuta bari mu ijuru. Ariko urwo rukuta Imana yarukuyeho. Nusoma mu rwa 2 rw'Abikorino igice cya 5 umurongo wa 19, haravuga ngo Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Ariko se ufite ibicumuro cyangwa ntabyo ufite? Ndabifite. Urabifite. None
niyo imana itakikubaraho ibicumuro wowe bikura ngibonaho mbikora ndabikora buri munsi none ibyo imana yakuyeho ni ibihe ibyo itakikubaraho ni bya bindi nkora ukuntu satani afite imbaraga satani araza akakubwira ngo uri umunyabyaha uri mubi uranduye uzarimbuka ugahita wirukanka ukajya kwatura ukajya gusenga ukajya gusaba imbabazi ngo urebe ko imana itakurimbura ikagukuraho ibyo bintu wagaruka imbere ugahita ubona itegeko rivuga ngo ntukicare ntukibe ntugasamare ntukabeshye ntukambare imyenda y'amabara abiri nubwo ujya utamba ibitambo bimeze gutya na gutya amategeko urayiza angana na 313 nubwo twe tuzi amategeko 10 amategeko 313 yaba muri Bibiliya kandi yose areba umuntu na 5 yarananiye sawa rekeraho ni 10 ntago ari 5 ni 10 so ukuntu bimeze rero uko satani akomeza kubwira ubwo uri muri cya gihugu muri ya gereza ntabwo wamenye amakuru ko Yesu yaje akarwana nawe akamufunga agasiga muziritse agasiga mwambura ifunguzo rwa hantu yafunze noneho akicara uri umujura uri umubeshyi uri umusambanyi nubwo Yesu yageze hano ntabwo we yagutwara ariko ntumenye ko Yesu yasize afunguye umuryango akubwira ngo niba ushaka kuza ngwino usange ndakuruhura wabyumvise noneho ugahera muri urwo rungabangabo uteze amatwi satani uri kugushinja Bibiliya iravuga ngo umushinja umurezi wacu ninde ni satani ariko se ninde uzadushinja imana niza arega intore zayo izazirega gute kandi ariyo zitsindishirije niyo yaziciriye inzira niyo yohereje Kristo kugira ngo aze kuzikuraho ibyaha abyikorere mu mubiri we none ubwo uwo muntu waje kwikorera ibyaha byawe yazongera bigushinja hoya none si wateguye iyo plan yo kugira ngo ibyo byaha bigukureho abishyire ku wundi niwe uzagushinja kandi aricyo yaragambiriye kubigukuraho kugira ngo urwo rubanza rukuveho hoya none umuntu uhora kongorera ninde ni satani kandi satani nta ruhare n'uru nta mbaraga na zimwe agifite ikintu cyonyine cyatuma unesha satani cyonyine nk'umuntu ni ijambo ry'Imana ni isezerano ry'Imana riri muri Bibiliya ko satani nakongorera ngo wowe uri umusambanyi uri umujura uri umubeshyi uzamubwira uti ndabizi ariko ibyo nabyo Yesu yarabipfiriye none se satani Yesu yigeze aneshesha satani kumubwira ngo mve imbere kubita urushyi sinagutsinze ndagutwitse yigeze abivuga nese satani ibintu yavugaga yabikuraga ntabwo byari byanditse muri Bibiliya hamwe ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo simbuka nzategeka abamarayika bawe nese ibyo ntabwo byanditse muri Bibiliya Yesu ntabwo yigeze amuvuguruza wahindura ngo iribuye umugati Yesu ntafite ubushobozi bwo guhindura ibintu satani akoresha ijambo ry'Imana kugira ngo adushuke atwereke yuko akari twistinga mbese yego kugira ngo uhindukire umwizere kuko iyo wizeye satani ubure ku ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe urasibuka kugira ngo Imana igutega abamarayika kugira ngo bigende gute kugira ngo uprovinga kuri satani ushinzwe guprovinga kuri satani ayobewe Imana satani se urukundo Imana igukunda arabiwe urukundo Imana igukunda noneho aza kutwituna kuko tutiyizi tutazi n'amasezerano dufite tutazi n'agaciro dufite mu maso y'Imana ntabwo tuzi imbaraga urukundo rw'Imana ruyirusha nimba yaremeye utiriwe ujya kwigerageza niba yaremeye gufata umwana wayo w'ikinege akagupfira mu kimbo cyawe ikamutanga kugira ngo uwurokoke yananirwa gutanga abamarayika 100 yananirwa gutanga ingabo 100 ngo zipfe ku bwawe. Do you have to prove to Satan that I am very sure? You have to understand that God Imana izatanga ingabo 100 ingabo 1000 kugira ngo zipfe ku bwanjye. Reka mbikwereke ukishora mu kintu runaka ngo kugira ngo proving kuri Satan. Why would you do that? Why would you do that? Tell me. Mako nigeze Kanyagatabo ariko nanjye none uyu munsi uyu muntu twazanye uyu munsi aha muri kiganiro nanjye nayo kumbwira umutwe ndumva uyaze neza. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ibanga. Wumvise?
Bibiliya ni ibanga ariko ryavuga ngo ni inyanja ngari ngo ujye utayoze neza warohama. Nuko rero ugahita uhagarara imbere y'inyanja ateye ko ntayoze neza narohama, ugakomeza ugahagarara ukajya ugenda ugasubira iba ariko nsubira ariko siko nanone ngomba kuyoga, ukongera ukaza ukayihagarara imbere. Bibiliya ugomba kuyisoma, Imana ikakugirira ubuntu ukayumva, cyangwa ikakohereza uyigusobanurira. Kuki wanga gusoma Bibiliya ngo ni inyanja? Iyo nyanja yinjire mu yo urebe ko Imana, noneho urebe ko Imana itatanga ingabo 1000 kugira ngo zipfe ku bwawe, kugira ngo bakurohore. Yoga iyo nyanja, soma n'ubu utabyumva usoma Umwuka Wera gusobanura. N'Umwuka Wera ngo niwe udusobanura kandi twaramuhawe. Yes. Rero abantu bafite ikibazo gikomeye cyo kudashaka gutsindi cyo kudashaka guhindura nako kwakira ijambo ry'Imana nk'ukuri ngo ribabere ubuyobozi, ahubwo ugasanga ni abantu bashaka kwirwanirira, bashaka ngo kuneshesha Satani ngo tugere twabo twakwicara imbe bitungutse angana. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo ese ngo gushuka wowe ku myaka yawe gushuka umwana mutoya w'imyaka 5 byagusaba iki? Ubuzi icyo ashaka, umuzi uko atekereza n'uburi ntago bigoye. Ngo Satani yabayeho mbere yacu imyaka myinshi ku buryo yabana n'Imana z'ibintu byose ku buryo kudushuka n'akanutoto. Ibintu byoroshye cyane rwose, ntago ari ibintu bigoye pe. Niyo mpamvu wowe bigusaba kubuza isezerano ry'Imana, ibanga ry'Imana, umutima w'Imana n'ubuyobozi bw'Imana kugira ngo ubashe kunesha Satani. Nta kindi. Ntago ari ngo uravuga ubusengesho bwinshi, imbe biturukanga ukirukanga, ikinyenzi kigacaro kikirukanga, hanyuma Satani ikinyamwuka utanaza yihagaze, nibihagaze inyuma, nibihagaze imbere, nibiri ku ruhande, nibiri kwe, nibihagaze ara ku gikuta, nibirara kuri plafond, ntubizi kumva ubushobozi bwose irabifite. Wenda yanagira ngo uri muravuga ko tagutsize kwizina rya Satani ihari. Wajure ikintu cyaraje riza ngo Satani afite imbaraga zirenze dutekereza. Nana uduhuye. Ntabwo rwose ibintu bye najya kubyinjira. Satani tinyuka guhagarara imbere y'Imana akanegosya nayo. Urabona ngo yobo ngo impamvu kwizera unukore ko wamuhaye byose. Ureka mbimwake. Imana ikavuga kandi Imana ikabyemera we. Ndamuguhaye. Akose akwira politike we. Kuki sundi yibyemera anyway who am I? Why to judge? Jewe ndinde ko n'umukungu gukunda umunyorogoto. Nayo bo niko yavuze. Ariko Imana ikavuga ngo nta kibazo mutwarenga ariko ubugingo bwe n'ubukore ariko genda mukoresha ibyo ushaka. Like who gives certain power to negotiate over guys? Do you understand? Babiziranye. Kiganiro cyo kirangiriza. Uranije ni nijoro. Anyway, wakoze cyane kudusura n'ubutanzongera gutumira wenda tuganire byinshi ku bijyanye na Bibiliya. Ikiganiro cyari mind blowing and eye opening. Thank you so much guys. Nimba mvu ibintu dusharinze anga bigushimishije ushaka gusangiza abandi kino kiganiro ugatubwira muri comment nawe cy'ibitekerezo nimba warasomye Bibiliya kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo. Bye bye. Bigutera confusion nagushobora kubaza ibibazo ushobora kugusubiza anytime. Ko nawe ntaba ntari kumwe na Sandrine ngo ngusubize ariko comment za video ze ndazera ko na nyuma ndi kuri video ze ushobora kugusubiza kuri comment cyangwa nanjye nkaza gusubiza kuri YouTube channel yanjye. Yes. By the way, ushobora kureba the image YouTube yambaye twakoragaho twembi. Yes, Faustin ayisigaranye ushobora no kugenda ukamubaza ibibazo. Sha cyangwa arashimuse nka Satani. Anyway, so ushaka kumubaza kuri YouTube channel yiwe na ashaka gukora ibiganiro nk'ibi ngibi akagenda dusubiza abicishije kuri channel yiwe kugira ngo dukomeze kungukirana ibitekerezo no muri Bibiliya. Wakoze cyane Imana igumugisha. Kuri murakoze. Amen. Thank you so much. Bye bye. Bye.